kubera ubwiza bwawe mama ndagukunda rwose kubera ubwiza bwawe ntangiye kunanuka kubera ibitekerezo byawe ijite mama. Ya weekend yageze nongeye kubasuhuza mwese abari hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga babwira ko ari wa mwanya wa cya kiganiro uko byahoze. Turaganira cyane ku bijyanye n'ibihangano abahanzi cyangwa se za n'amarokestre ya kera ndetse n'ay'ubu aho bihurira cyangwa se binatandukaniye. Ni ku bufatanye bw'ikiganiro The USA New Times na Mibirizi Official. Ndabatumiye rero mwese muze kugira ngo tuganire tungurana ibitekerezo. Murakoze cyane. Bakunzi ba The USA New Times ndetse na Mibirizi Official, ikiganiro ni uko byahoze kuri wa kane turimo dusatira weekend yagize. Mibiri ndagukesha nawe kandi ndabasuhuje. Uyu munsi rero ni umunsi ngira ngo abantu bawumenyere ko tuzatujya mu bijyanye no kwidagadura. Ni byiza cyane nyine ko bakora mu nganzo weekend. Uyu munsi rero twinjanye akaririmbo kandi karimo bitwa gute? Ni indirimbo yitwa Brigitte, indirimbo yagezweho nayo cyane yakundwa, kugira ngo ni ya orchestre Referoze, yarakunzwe cyane. Mibirizi rero nkuko twavuze ngo uko byahoze tugiye gufata uko byahoze mu muziki tubizane nuko biri ubu mu muziki wa hano. Turaza kujya mu ndirimbo zitandukanye, turaza kujya twumvisha umujyana uko indirimbo zinjiramo, kandi dusuhuza n'abantu bose badukurikiye, abari muri diaspora, muri Leta Zunze za Amerika, muri Canada, abari Burayi, abari muri Afrika, abari muri East Africa, aho mudukurikiye mwese ku murongo wacu wa YouTube. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Mibiri, akarimbo kakuryoheye kake nakahe? Karimbo buriya kera ako ntuvuge impara ko ari zawe. Yashaka handi impara turayigukinze. Ndakunda nk'indirimbo ya orchestre umubano ngo Rwanda nziza, Rwanda rw'amanyarwanda, Rwanda rwatubyaye. Karimbo nagakundaga cyane. Kuna yibuze se ngo twumve ukuntu Rwanda rw'amahoro. Bano rero muri orchestre hari indirimbo nyinshi turaza tugira mu gushakisha mu bubiko bwacu, ariko baje barayizi. Ndumva irazwi cyane. Reka tugutura akarimbo k'umwana n'ubwo gakunda, hanyuma wakubita Angelique. Urayize Angelique? Umurya wawe urawuzi? Angelique akumvishe Angelique ni wowe nakazi nakundaga. Nako kakanyujeho cyane. Angelique nkumi nziza, Angelique Angelique buzima bwaje yo nakubonye we. Ako karirimbo kari kararikoresha. Tubutsa ko kandi muri iki kiganiro duterwamo inkunga na Airbus Bar and Restaurant. Ni wabo w'izi ndirimbo kuva ku gatatu kugera ku cyumweru bagenda bahakorana. Bazihari cyane. Ndabasuje muri Airbus Bar and Restaurant. Ni i Remera. Uvuye ku kibuga cy'indege uje muri kiruhuko uvuye muri diaspora biroroshye bagenda n'amaguru. Uvuye ku kibuga cy'indege kugera hariya ku Giporoso kuri Feruje, usa nk'uzamuka kujya muri gare. Iyo uzamutse inyuma ya station ukatira aho ngaho ku muhanda w'amabuye hari naho hafi. Bazi gucangira ukagira ngo nizingi turi kumva. Ziba zihari rwose. Mibiri dutangire rero ikiganiro cyacu uyu munsi. Umwimerere w'indirimbo zo hambere. Kera habaga amagurupe cyane. Abantu babaye barwemeza mirimo batangira ari groupe bakavamo buri muntu agashaka amafaranga akagenda wenyine. Hariho za orchestre nyinshi. Nanjye hariho orchestre yenda nabwenda nk'impara, hakabaho abamararungu,
habaho orchestre Ingeri, hakabaho orchestre Nyampinga, hakabaho Referoze, hakabaho orchestre Umubano, hakabaho orchestre Muriri, hakabaho za orchestre nyinshi cyane, ku buryo wasangaga zimwe ziri gutaramira i Kigali, izindi zagiye kera bakiyita Ruhengeri Cyangugu, ubu ngubu ni Musanze. Wasangaga rero hano hirya buri weekend hose usanga ahantu hose za orchestre zicuranga, kandi zicuranga imbonankubone, ni ukuvuga ngo umuziki wo imbonankubone, uvuga ngo bareba n'amagitari bacuranga. Ese ikibazo cy'amatsiko, kugira ngo indirimbo, ndavuga kuri zira za kera, kugira ngo indirimbo isohoke, ubu ngubu abana basigaye bajya muri studio mu gitondo nimugoroba indirimbo igasohoka. Kera byagenda bite kugira ngo indirimbo isohoke irimo na biriya byuma byose? Niyo mpamvu ntekereza ko kera n'indirimbo zakunze gukomeza uburyohe bwazo zikaba zidasaza. Kera nta koranabuhanga ryabagaho, ni ukuvuga ngo umuntu yaricaraga akagira umwanya wo gutekereza icyo agiye gukora, guhimba kuri sije runaka ashaka guhimbaho, akagira umwanya wo kubitekereza, akazagira umwanya wo gufata niba acuranga cyangwa niba atanacuranga akareba amucurangira, akitoza ya ndirimbo akamenya kuyicuranga. None igihe cyazagira ajya muri studio bakamwarujisita acuranga ku buryo babifata nyine uko yabicuranze. Ariko ubu ngubu ikoranabuhanga buriya ryaje ni ryiza kuko ryatumye ibintu yenda byoroha, ariko ku rundi ruhande naryo ryatumye abantu yenda dushobora kuba yenda ikintu cyihuta, kandi burya ntegeze ko indirimbo yenda wamaze igihe uyitekereza n'iyo ukoze mu gihe gitoya, ngira ngo akenshi usanga iyo wakoze igihe kinini ikunda kuba nziza ikaramba. Ngira ngo hari n'aho bitandukaniye. Ndagira ngo ngushyiremo indirimbo ya Nyampinga, abantu njya bavuga ngo ni nk'isengesho, umbwira uko yitwa. Kusida iriya ya Dawe Twese, Dawe Twese, jyana nabo twumve. Dawe twese muza wacu, uri mu ijuru, izina ryawe mwami niryubahwe. Ako karirimbo urakumva n'umurya wako? Ni keza cyane. Mujya munaririmba nawe? Hari aho kajya buriya afite message ijya guhura na rya senyisho abenshi duhuriramo cyane cyane Gatolika, ariko n'abandi ya Dawe uri mu ijuru, usanga hari aho bijya guhurira. Indirimbo yarakunzwe cyane, ndetse natwe tuyaturirimba no mu mpara, turayikunda. Uti Nyampinga, iyo nawe yakanyujijeho? Nyampinga ya orchestre wavuze n'Ingeri? n'Ingeri. Ikintu wibuka muri za orchestre za kera wabwira abantu kugira ngo tuze no kuza kureba ibihangano by'iki gihe n'abacuranzi b'iki gihe bacu, ni iki watubwira? Reka nkumvishe n'akaririmbo k'Ingeri, aka karimbo nanjye ndakazi. Niba mvuga ugashobora ujyanemo no kukubita mu ngano. Yego, turajyana. Umurisa sekera ndenya bashe gusinzira. Umurisa sekera ndenya. Umurisa sekera ndenya maze gusinzira, bashe gusinzira. Hari abantu bavuga ngo gikundiro cyiza, uri gitego mu rungano, wowe nahisemo. Dutangira uko byahoze narakubwira ni kuki kera abanyarwanda barurimbaga urukundo rwinshi cyangwa amaganya menshi? Kera umuntu wese akenshi baririmbaga cyane ibyo abona cyangwa se byamubayeho, ariko cyangwa se akavugira abandi. Ariko kenshi umuntu yarahuraga, tuvuge niba yatereta nk'umukobwa, bamukobwa ikamubyana ngo utera akagado, yagenda akabiririmba agahita amuririmba, cyangwa yaba yamukunze akanya akamuririmba. Akenshi barimbaga ubuzima buriho icyo gihe
baririmbaga ukuri akenshi. umva iyi ndirimbo mbwire. Mariya ajya kugenda ntiyasezeye, yuriye bisi ari kumwe n'abandi. Anyerera ikamba. Nta kintu nkunda nk'umurya w'inanga, ibyuma biri mu ndirimbo zo hambere. Ndagira ngo tujye mu cyegeranyo. Hano hambere twarembye ku rukundo, ariko umva ko ngo yatangiye kuzana amaganya. Kankumvisha n'akandi gace urebe, ibyo ari byo byose ngo yamwimye iraha biramubabaza. Iraha ni iki bavugaga? Iraha ni ibyishimo bwa kugira ikintu kigushimisha bigatuma wumva ko umubiri wawe wenjuye ibyishimo. Nubwo ati tujye kurya iraha, tujye gutembere yamwimye ibyishimo. Ashobora kuba yarumvaga muri we kuba bakundana, kuba yaba amufite yakwishima, aribyo byishimo bye. Noneho we niba yaramuhakaniye, urumva nyine yamwimye bya byishimo, kuko yumvaga ibyishimo bye ari kuba ari kumwe na Mariya. Ni ukuvuga ngo ibintu byose byabaga bivuga ukuri. Yagiye yamwimye iraha, ahita abishyira mu ndirimbo. Araririmba. Kandi ugasanga akenshi hari igihe umuhanzi avuga ibyamubayeho, cyangwa se avuga ibyo yabonye ku bandi, avugira abandi. Burya umuhanzi arivugira cyangwa se akavugira abandi. Hano rero nanone hari akandi kantu ndagira ngo nitumara kuvuga ku ndirimbo zo hambere tuze kwinjira dushyire no kuzi uyu munsi twumve. Kumva ahangaha yavugaga. Kwanga abaturanyi bawe, kandi ugasanga babangiye ubusa. Nawe uri inzu y'ibitabo rwose. Hari benshi bihaye kwanga abaturanyi bawe, kandi ugasanga babangiye ubusa. Ubwo wasanga ubu ngubu mutongera mu bw'ibintu. Urumva ko kandi ibyo bintu bibaho mu giturage, ugasanga abantu mu giturage no mu mujyi barangana, kandi mu by'ukuri nabaje atari ubundi ikintu gituma mwangana. Ugasanga kugira ngo ni nka si ikibazo gikunda kubaho ariko muri sosiyete mu bantu, ariko ntigikwiye. Aho rero nahagana mu byena by'urukundo no kuvuga amarangamutima. Reka tuze rero muri iki kinyejana cyacu cya .com. Hariho indirimbo z'abana zigezweho, hari abarimba ku giti cyabo, hari abarimba ubu hari orchestre zibaho ubu. Orchestre nyirango uretse yanyu Impara, nzi orchestre Impara muri abana b'iki gihe. Iriya shuri ryo ku Nyundo igira orchestre yaryo. Ni orchestre yo ku Nyundo, ariko nayo nuko irigisha abana bagakura, ikaba orchestre ikomeye. Ariko abandi bakuru bamara gusoza batashye, ya indi yo hasi gakomeza. Ariko orchestre y'Inyundo na Nyundo band irahari, nayo irahari kandi abantu benshi barayikunda. Hari na orchestre Feroze nayo yaragarutse, irahari. Kadero ku ndirimbo rero z'uyu munsi sinzi nayo yitwa Midogene, nayo yimushaka umva ko irahari. Ariko hanyuma numva ko hariho n'impesa, ariko mu by'ukuri nta dukennye ama orchestre. Iyo nayo ni Nyarwanda yitwa Inshallah, ni ya The Ben. Baririmba rwose no. Santima zamenetse Tabita yabimenye, where you there, now you wonder. Ndagira ngo unkorere icyegeranyo cy'umuziki wa kiragiye twumvaga
ibyuma birimo n'uyu muziki nk'umuhanzi, umbwire itandukanyirizo aho biryoshye ni hehe, aho biburamo ni hehe? Ntabwo mvuze ngo uvuge ngo biriya birabi, cyangwa mbese wowe ubibona ute nk'umuhanzi? wowe mu ruhande rumwe usanga aho igihe kigeze, umuziki wa kera usanga akenshi habaga ari ucurangijwe n'ibikoresho byinshi, kandi noneho babikoresheje live, niba ari no muri studio akajyayo bose bakagenda n'ingoma n'ucuranga gitari buri wese icyo akora akajya muri studio byose bakabishyiramo. Noneho ubu ngubu hari igihe akenshi yenda ari nka studio ibikora, gitari ikajyamo byose ukanabishyiramo, ariko kubera ko byinjiriye ushobora kuba byinjira ahantu hamwe, navuga ko bitandukaniye cyane stereo. Harimo ikintu cyitwa stereo, ni ukuvuga ngo kumva buri kintu uko ugishaka. Hari umuziki wumva ukumva uko ushaka, kuvuga ngo reka numve solo yarimo ukashaka kuyumva, reka numve gitari bass, instrument yose yacuranze iyo ushatse urayumva. Ariko hari aho umuziki ukaba uryoshye ugasanga byose wabibumbiye hamwe, ukabyumva nyine umuziki uryoshye ushyushye, ariko utashobora icyo bita stereo, ni ukuvuga ngo gutandukanya ukamenya ko kamwe ukumva ukwako. Icyo kintu rero nicyo navuga kenshi umuziki wakoreye muri studio batakoze live, naho ngaho bitandukanye. Nabonye kenshi ariho bitandukira kuri stereo. Indirimbo yawe ukunda cyane mu ndirimbo zawe ni iyihe? Ibyo wahimbye unaririmba? Muzo nkunda muzo kwibuka, nkunda Mibirizi, mu zindi zisanzwe nkunda Umwari. Iyi ndirimbo ndagira ngo ujyane nayo, ni Umwari by Munyashoza. Yego, ndagira ngo uyiturire, nayo irimo ibyuma bitandukanye. Ujyemo unaturirimbe rwose, hanyuma ndayakubaza ibibazo. Yewe nasanze urukundo nyarukundo rutagurwa ntirunagurirwa, keretse umutima wonyine niwo rwigenera. Uwanjye rero wanyemeje kumukunda, utahamo nubwo azi iki tagize mbuza kukwikundira. Iyo ngutekereje intera kuzongwa, icyanezeza no kukubona iteka. Urwo ngukunda rutohereye, niyo rwanyagirwa n'imvura, ntirushobora gukonja. Hahirwa umuntu muhorana iteka, hahirwa amaso ahora kureba. Izere Umwari nikundiye, niwe nahisemo. Ngwino ngukunda urukundo nyarukundo, rwuzuye kandi rutatse amahoro. Urinde icyaguhogoza, haranira iteka icyagushimisha.
urakoze cyane. Ibyuma byo gukora muri iyi ndirimbo ngaho tubwire, waza tuvuga ibyuma bya rusange bijyanye hano wowe wabigenje ute? Ahangaha naho nagiye muri studio turaporogaramu, ariko ho synthesizer twari twahijyaniye na gitari bass, ntabwo ari live full iravanze, hari ibyo bindi bagiye bongeramo muri studio nyine nibyo nshaka kutubwira, kuko n'icyo gihe urebye icyo gihe indirimbo nyikoranye ngo muri mu 1999 n'ibyuma byari bitaranaboneka. Twaragiye tujya muri studio na iciriritse niyo twakoreyemo, ariko nk'icyuma synthesizer gitari bass twarabyitwaje byo tubikina live, ariko muri studio bongeramo ibindi, n'ingoma n'iziporogaramu nazo nizo muri studio. Kandi buriya umuntu ahita anabyumva, umuntu ubizi utumva niba ari live cyangwa ibintu byose utemeye. Yego. Noneho reka tukugeranye n'iyi ndirimbo wumve. Ntabwo maze ko ari ingoma ziri live yarazivugije. Umuntu ubizi bihita yumva itandukana ry'uwo ari iyo mirya y'inanga n'ingoma ziri live, ari niyo biramuhuriza hamwe, ni uguhuriza hamwe bya bikoresho byose bya muzika mufite mubihuriza hamwe mwese macuranga. Niyo mpamvu wumva kimwe nk'ibintu byuzuzanya binyuranamo, kumva biraryoshye ukuntu. Uretse indirimbo yawe wiririmbiye, indirimbo yo gukora ku mutima wumva wahora ugakora ucuranga w'interpreta iyihe? Zitari zanjye ngenda nk'indirimbo yitwa umwana twararanye y'impara. Yego. Ujya guterera zarabwibanda urayikunda cyane? Ndayikunda cyane. Ndagira ngo tuyishyire. Impara nakundaga nyinshi cyane, z'impara nakundaga nyinshi cyane. Ngaho tugire mu ngando turi muri weekend. Kandi iyo ndirimbo mfite impamvu nayikundaga, najyaga numva kera nkiri muto barayisabaga cyane, noneho ako karwanda kavuga na gaso ka synthesizer kavuga neza ka orgue n'ingoma. Uyu mwana twareramwe, uyu mwana twareramwe, buri joro ndamurota, icyazana ngo tubane, icyazampa ngo tubane. Kera icyazampa ngo tubane, ni icyazana cyane icyazana ngo tubane, icyazana ngo mubane, icyabizana nyine, icyabitera ngo babane. Hari amajambo amwe n'amwe abacuranzi bakoresha bakarya indimi no kumva biraryoshye, nko mu mpara. Ni nka yahe waba wibuka impara zayo zikoresha ku buryo hari amagambo abacuranzi baririmba ariko adafite icyo asobanura, ariko ashyushye indirimbo? Adafite icyo asobanuye? Adetura utuntu nk'utwo tuyaturu muri cyangwa mutuwa vraiment de pombre kriyashitse korogoro krigamo ibyo kubisaga sofa. Urumva nk'ibyo nta animation. Ni nani yandirimbo yitwaga ngo inkongomani yarigezweho ngo bavuga ngo sije kubaza umuntu ngo ubundi bisobanura iki, aza kwibuka aravuga ngo dupfa ngo twapfuye kuvuga gusa ngo byo gushyushya. Ndaza kwibuka mu mwanya. Inkongomani bari ndomboro ya soro. Ariko ndomboro ngo bisobanura ngo ni twivuga. Tuvuye mu byuma tugeze mu mwimerere w'umuziki, bajya kwigendera hano. Aho nta amajwi gusa, mfite amajwi meza, ngira ngo
iyo tuvuga mu by'ukuri, iyo tuvuga ngo abahanzi b'u Rwanda ari abariho n'abatakiriho, kugira ngo akenshi Rugamba aza ku mwanya wa mbere. Ku bwanjye mbona yaza mu mwanya wa mbere abandi bagakurikiraho, kubera ko yakoze indirimbo kera. Buriya ubuhanzi bufite nk'ibyiciro nka bitatu. Hari ubuhanzi bunini nka kategori ya mbere bumera nk'ubuhanuzi, bukavuga n'ibizaba. Ubuhanzi bwa kabiri ni nko gusiga. Burya hari abantu benshi basiga nk'amagambo kumva arakomeye, kumva ko kuba yacukumbuwe atapfa gukorwa n'uwari wese, nk'ibisigo tuvuge. Ariko akaba n'ubuhanzi noneho busanzwe buvuga ubutumwa busanzwe. Ariko Rugamba Cyprien indirimbo yagiye akora kandi zose uzumvisha nta buzima ahari atavuzeho, yavuze ku bintu byinshi cyane bishoboka, kandi ikabisobanura neza, kandi bakoresheje amajwi. ubutinde bw'ibanze nkatsindagira umwotso w'ubukungu bwiza. Umwotso akawutsindagira umwotso. Hari ikintu bita kuzimiza mu ndirimbo. Ese ubona bikunda gukoreshwa cyangwa indirimbo ni umugani ugana kariho? Buriya iyo uko nk'abanyarwanda akenshi burya dukunda icyo kintu. Mu muco nyarwanda habaho kuzimiza, habamo imigani, habamo icyo bita ngo ni inshoberamahanga. Bivuga ngo ni tugira umuntu akaba yabicukumbura. Njya wumva ko nk'igihe cyo mu bukwe ukumva nk'abasaza bafite uburyo ntabwo ari ukuba kuba yashatse kumuhakanira cyangwa se, ariko bagira ngo bakomeze batebye baganire. No kuvuga gusiga nabyo burya ni byiza, ukavuga ikintu ukakivugira mu kindi. Ni ukuvuga ngo ndaguha nk'urugero, haravuze ngo agaca, genda duhere kuri wagaca yenda karazimaze, ni urugero. Cyangwa se ukavuga ngo niba utaravuzwe si ibicuma bagucaga. Ukumva ni umugore wananiye, ni umugabo wananiye urugo, bakamugira ibanga, ariko ari undi muntu, ari ikindi kintu washakaga kuvuga. Hari igihe ugaragaza ikintu ushaka kuvuga ariko kigaragariza mu kindi. Noneho n'abahanga bo bagahita bicukumburira, kuko nabyo biremerwa kandi n'ubuhanga bukomeye cyane. Ushobora kuba nshaka nko umva umuziki w'iki gihe gato umwe. My generation, I'm no longer single. I want to say bye bye. Afite style nziza, style nziza inyibukije akandi karimo ka kera. Karatangiye kanyibutsa kompanyi Creon, ariko urumva ko karyoshye, dufite umuziki uryoshye. Ubu rero muri ibi bintu byose mpamvu nange ukemeza indirimbo, umuziki w'iki gihe akenshi usanga abana bari mu bijyanye n'ibishego. Sindi no tubyemeranya. Birimo ariko si cyane. Ntuso bakera abandi babivugaga. Ndagira ngo nuko kera babizimizaga, ariko nabo barabivugaga. Uyu muhanzi hano hari aho yaririmbye indirimbo yitwa Inanasi cyangwa Kunyonga igare. Urayizi? Ndayizi. Mico the best. Buriya nawe agira inganzo. Nibyo twavuga bya bindi, kuvuga ikintu ukakigaragara. Nose si igare nyine. Nose igare. Wongeye amahigare, wongeye ndiryaho umunyenga, niba nawe uzi kunyonga. Aha. Yahise ajya kuvugira mu kindi. Hari message yatangaga. None tuvugiye nose wamuntu utigenda, ntabwo ari byo yashatse kuvuga, babihera he? Bakunzi ba The New Times ndetse na Mibirizi Official, turi mu kiganiro uko byahoze. Buri wa kane tuzatubagezaho ibijyanye n'umuziki. Turi kumwe na Mibirizi Munyanshoza Dieudonné.
gufatanye kandi na Airbus Bar and Restaurant ahabera igisope ku ndirimbo za Karahanyuze